Muraho neza nshuti bavandimwe, nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro aho muherereye. Turabaramukije abandi mwiriwe aho muherereye. Uwiteka abagirire neza, bifurije amahoro ya Kristo. Nizere ko muri amahoro, nizere ko Uwiteka akomeje kubarinda. Turashima Imana muri uyu mugoroba wa none. Rero reka turirimba akaririmba gatoya hanyuma tuganire, kugira ngo tubashe kurushaho gukomeza kumva kugira neza kw'Imana. Mazina ni Evangeliste Frank, Nairobi. Tubaye karibu kuri channel yacu ya Mucuranya na Frank. Abatarakora subscribe mukomeze muyikore kugira ngo murusheho kunogerwa n'ibiganiro byacu. Reka turirimba akaririmbo kamwe, indirimbo yitwa ngo humura murenge, humura murenge uzatabarwa, hanyuma tuganira akanya gatoya. Muratwihanganira amajwi yakwamye, ariko nyine nta kundi. Humura murenge, humura murenge, humura murenge uzatabarwa. 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 Nubwo bimeze bityo dufite Imana, Imana yo muri Nzovu izatabarwa. Ayi, nubwo bimeze bityo dufite Imana, Imana yo mu Mibunda izatabara. Nubwo bimeze bityo we dufite Imana, Imana yo muri Rugera we izatabara. Nubwo bimeze bityo dufite Imana, Imana yo mu Mibunda izatabara. Nubwo bimeze bityo dufite Imana, Imana yo muco hagati we izatabara. Nubwo bimeze bityo we dufite Imana, Imana yo muri Nzovu izatabara. Nubwo bimeze bityo dufite Imana, Imana yo mu Mibunda izatabara. Iwacu hahindutse amatongo, intambara zikomeje kwiyongera, ariko dufite Imana. Murenge we humura uzatabarwa. Iwacu hahindutse amatongo, intambara zikomeje kwiyongera, ariko dufite Imana. Murenge we humura uzatabarwa. Iwacu hahindutse amatongo, intambara zikomeje kwiyongera, ariko dufite Imana. Murenge we humura uzatabarwa. Nubwo intambara zabaye nyinshi, imitima yacu igakuka, twabuze abacu twakundaga, tubura inshuti twakundaga. Murenge we uzatabarwa. Murenge we uzatabarwa. Iwacu hahindutse amatongo, intambara zikomeje kwiyongera, ariko dufite Imana. Murenge we humura uzatabarwa. Iwacu hahindutse amatongo, intambara zikomeje kwiyongera, ariko dufite Imana.
murenge we humura uzatabarwa. Humura murenge humura, humura murenge humura, humura murenge uzatabarwa we. Humura murenge humura we, humura murenge humura, humura murenge uzatabarwa. Ayi humura murenge humura, humura murenge humura, humura murenge uzatabarwa. Rero nshuti bavandimwe, turanezerewe muri kano kanya kubw'uyu mwanya mwiza Imana iduhaye. Hari indirimbo tugiye gusohora vuba cyane yitwa ngo nitwa dusozi twiza tw'umurenge, ngo turabazanya tuti ngo mwagiye he, ngo nimutahe igihe kirageze. Iyo ndirimbo iri muri studio, vuba cyane muzabona video yayo. Iravuga ngo twa dusozi twiza tw'umurenge turabazanya tuti mwagiye he, ngo nimutahe igihe kirageze, nimutahe igihe kirageze. Rero nshuti bavandimwe, nubwo bimeze gutyo, nubwo mubona ibintu bigoye, nubwo mubona ibintu bisa n'ibyatinze, ndagira mbabwire ngo dufite Imana ifite imbaraga zo gukora ibirenze ibyo twibwira. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo ntukabwire Imana yawe ubunini bw'ikibazo, ahubwo ubwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe ngo izagufasha. Rero mwene data, nshuti bavandimwe, banyamurenge banyamurengekazi, wherever you are, aho muherereye in different parts of the world, ndagira mbabwire ngo muhumure. There is God, there is the Most High God who is able to do what seems to be impossible. He's the one who is extremely high. When he say yes, there is nobody who can say no. He makes the way where seems to be no way. Hari Imana ifite imbaraga zo gukora ibihambaye, ifite imbaraga zo gukora ibigaragara ko bidashoboka. Muririmbyi niwe waririmbye aravuga ngo ukisema ndiyo, nani awezaye kupinga? Hakuna we. Akisema ndiyo, nani awezaye mupinga? Hakuna. Ukisema ndiyo, nani awezaye kupinga? Hakuna. Mwanadamu nani wa kusimama mbele zako? Je me safige no bregani safilarie. Sari ndafashwe yeme. Nta numwe uhagarara imbere y'Imana. Ivuze ngo yego, nubwo bizaba bimeze bite, nubwo bizaba zarapfuye, nubwo bizaba zaraboze, ifite imbaraga zo kubihindura bikongera bikaba bizima. Ivuze ngo yego, nta wavuga ngo hoya. Ndagira ngo mabwire banyamurenge kaza umutuye impande zitandukanye z'isi, hari Imana ifite imbaraga zo guhindura amateka, hari Imana ifite imbaraga zo kongera kubatuza mu gihugu cyanyu cyangwa mu gihugu cyacu, hari Imana ifite imbaraga zo gukora ibigaragara ko bidashoboka mu maso y'abana b'abantu. Uyu munsi rero nje kubabwira ngo muhumure, imisozi y'umurenge vuba tuzoyitaha. Nkuko mwabibonye ubu ngubu hari humure, ibintu bimeze neza. Komeze mwitegure, vuba tuzotaha tuje mu gihugu cyacu, twongere dutaramira Imana muri Rugera, muri Zovu, muri Gitavi, mu Mibunda hehe. Twongere twumve kugira neza kw'Imana. Ya misozi yo mu Mibunda, abanyamibunda hano bita ku Nkaza Mutumba n'ahandi hehe, aho hantu hose tuzongera tubagere mu Rukuri, Iranga n'ahandi. Twongere tunezerwe Imana, twumve neza kugira neza kw'Imana. Rero mugende muhumurike, ijambo ry'Imana riravuga ngo siko bizaba magutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni, ahubwo abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Rero mugende muhumurike, Imana yacu ifite imbaraga zo gukora ibitangaza. Siko bizaba, siko bizahora, siko bizaguma amategerezo Uwiteka. Uyu munsi wa none nje kubabwira mugende muhumurike, hari Imana y'umurenge, Imana ikora ibitangaza, Imana ifite imbaraga zo gukora ibirenze ibyo twibwira. Mwagiye mubona imirimo yayo, aho abantu bagiye bafata amakara yaka umuriro bakayandikisha amandiko ntibashe. Ibyo ni ibitangaza by'Imana twagiye twibonera n'amaso ya kinyarwanda n'amaso yacu. Rero hari ibyo mwabonye namwe, hari ibihamya byinshi mufite. Uyu munsi rero nje kubabwira ngo muhumurike, iriya misozi iwacu vuba tuzoyitaha, tujye dutega indege tuve mu Minembwe twiture muri Amerika tuje kuvuga ubutumwa. Imana irahari kandi ifite imbaraga zo kubisoza. Somye muri Luka 1:37 haravuga ngo hahirwa ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo ryere. Hakaba n'irindi usomye hepfo akavuga ngo hahirwa uwizeye ibyo yabwiwe n'Umwami Imana ko bizasohora.
rero mugende muhumurike uko bimeze kose hari Imana. Muri mbyararirimba aravuga ngo rangurura amazi utangarize ngo abafite intimba, babwira ngo nabo bose ngo bashaka kwiyahura, ngo dufite Imana ngo itabara abayo, ngo iyo dusenze ngo iratwumva. Ni igihe gito intambara igashira, ni igihe gito imiraba igatuza, twongera tugataha mu gihugu cacu, igihugu ciza c'amata n'ubuki, igihugu kirimo imbuto ziza, twongera tujya ibyufuka n'ibituku n'ibindi n'imbuhu n'ibindi byinshi. Se harya izindi mbuto z'abagaruguru nizi inkeri, ariko iwacu yeme gakondo we tuzoyitaha tuzoyitaha twongere dutaramira Imana tutafite ibibazo bya renti ngo abanyagihugu ngo baraza gukomanga bakiyateka umuriro w'Imana tagaze ngo yashize cyangwa ngo iki ibitangaza ariko Imana ni nziza. Bene data ndabakumbuje mwe rero uko bimeze kose aho uherereye wose, mwibuke ko tuzotaha iwacu, kandi ndabizi kuko God is in control. Imana iri kubikora, Imana iri gukora umurimo. Rero reka dusengera abafite ibibazo bitandukanye, abihebye, barwaye, Imana ibasange basure, Imana ibatabare. Hanyuma cyo nababwira mugende mukomeze musenge. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo mwishime iteka, musenge ubudasiba, omba bila kukoma, pray without ceasing. Musenge ubutisa. Mu gusenga niho harimo gutabarwa kwacu, mu gusenga niho hari igisubizo cy'ibibazo byacu. Ira misozi y'iwacu, ya mirambiri iwacu songera tuyibone, twongere tugubwe neza, tubone inzuzi ziza za Nyakivu, za Mwana, za Kabanju n'izindi. Niwanyu nawe hari izindi tutazi. Rero Imana ibagire neza, reka dusenga tubasabire umugisha uva ku Mana. Abarwaye Imana bakiza, bihebye Uwiteka batabare, kubera ko Imana ifite imbaraga zo gukora ibirenze ibyo twibwira. Mana nziza, Mana yumva, Mana itabara, turagutaramiye wa Mana we kuri uyu musozi kugira ngo unyemerere utabara ubwuko, utabara abavandimwe, abarwaye, abihebye ubasange. Yewe bugingo we je safi le gare de Nisala Sibreno de la Remargenia halongena sangina gare je safi la maro de Nisafike mbore je safi la masilambre Margenia hagaragara imbaraga z'Imana zitabara, imbaraga zibohora, imbaraga zimirizindi. Abihebye basitse intege, ababona ntanzira. Muririmbyi araririmba aravuga ngo ibihe byangezeho ngo bintera kwiheba, ngo nareba imbere yanjye nkabona umwijima, ngo niko kugira ubwoba, ngo ndataka cyane ndavuga ngo Yesu ko wambwiye kutazasiga ngenyine. Ndasaba kugira ngo unyemerere abarwayi ubakize, abatuye muri Afrika, Amerika, Europe no varegenezafi. Aba bose ubibuka batabare Imana, abihebye barara badasinziriye, unyemerere batabare. Ufite imbaraga zo gukora ibitangaza, ufite imbaraga zo kurema, unyemerere utabare buri wese ikibazo afite, umusanga umusure ubiyereke Mana. Utabare igihugu cyacu, tanga amahoro wa Mana, utanga ibyishimo. Abari bihebye bashitse intego basange amahoro agaze wa Mana we, ureme amateka masha. Urakoze kugize neza, ishimwe n'ijyana n'iteka ryose. Amen. Imana ibagire neza, Imana ibasure. Batarakora subscribe mugende muyikore kugira ngo mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byacu ndetse n'ubuhamya butandukanye tugiye kuzajya ducishaho. Imana ibagire neza kandi Imana ibiteho. Murakoze cyane, mukomeze muzinge vuba cyane, tuzohurire mu mibunda no minembwe n'ahandi. Barikiwe sana.